w'umukire w'umumiliyoneri. Rero niyo dukomeje sasa, twaje kubona ibya Shalomo byakomeje kuba ibya Shalomo duheruka ubushize aje muri kampani aje kureba uwitwa Tricia. Rero Tricia nta kindi kintu yagombaga gukora usibye guceceka, bisa nkaho ariwe wari uri muri kampani wenyine. Arangije hahita haza uwitwa Shalomo, arangije aramubwira ati rero amutera ubwoba. Arangije aramubwira ati ikintu gihari ni iki ngiki, ni uko ugomba kumbwira ese ibyo nakubwiye wabitekerejeho. Muribuka ko igihe Shalomo yayoboraga kampani, igihe uwitwa Cedric yarabuze, uwitwa Shalomo yabwiye Tricia, aramubwira ati ugomba kunkorera cyangwa ugomba kuzajya umpa amakuru yose, ndetse ukaba wamereza n'ibipapuro. Yamaze ko nyine yari yamuporopoje ubundi ko agomba kubanza nyine kumukorera, akagambanira abagenzi be, nyine akazajya akamukubira ku mushahara. Rero nibyo yari arimo kumubwira ati ese wambwira nimba ibyo nakubwiye warabitekerejeho? Undi aramubwira ati yego nabitekerejeho. Ati wafashe uwo mwanzuro? Ati rero nasanze yuko nashobora kugambanira nyine kampani yanjye, ngambanire boss wanjye ari we Cedric. Rero hano uwitwa Shalomo yahise amutera ubwoba, aramubwira ati atari ko wa mukobwa we warasaze. Ati reka nkubwire ibintu utazi, kamubwire ikintu utazi, nuko muri aka kanya ugomba kumenya yuko ubu ngubu ubuzima bwawe ari njye uba ufite mu biganza byanjye. Kandi ikindi ati umuryango wawe. Ahita amubwira ati atubaze na mama wawe ari nde wamuhaye lift ejo bundi. Ubwo bisa nkaho kumubwira ati rero na mama wawe namugezeho, abavandimwe wawe ndabazi, iwanyu ndahazi. Ati ibyabaye kuri Kamisi wabibonye? Ati rero so uri igiki ku buryo bitakubaho? Muri make wowe uri igiki ku buryo nawe utapfa? Ati rero kankubwire ubitekerejeho nkwaye umunsi umwe. Ati ube wamaye igisubizo cya nyacyo. Ubitekerezeho nkwaye umunsi umwe, ube wamaye igisubizo cya nyacyo. Uwitwa Tricia abura nyine ikintu avuga, ubwoba buramutaha, abura ikintu avuga. Ako kanya Shalomo arihagurukira arigendera. Tuza kuwitwa Aria rero yahise ahamagara wa wundi umuntu umutuma, bisa nkaho ashobora kuba atari Shalomo, kuko igihe Aria arimo kuvugana kuri telefone ni nako Shalomo we yari arimo kuvugana nande, yari arimo kuvugana na Tricia. Rero Aria yahise ahamagara wa muntu umutuma, aramubwira ati rero hano haje inzego zirimo kumbaza, mwebwe ko raki yaje kumubaza amakuru yose. Arangije ahita ahamagara Aria, ahita ahamagara wa mugabo ati hano haje abantu barimo kukumbaza. Aria sinzi impamvu arimo atanga aya makuru kandi biba atari ingenzi, nawe ari ibintu runaka, sinzi impamvu nyine barimo gutanga aya makuru kandi tugomba gufata umugizi wa nabi. Aria rero yahise ahamagara amubwira ati baje kumbaza ibintu nk'ibyo ngibyo, gusa ko nawe yavuze ko yatanze nimero ze, cyangwa ushobora gusanga yaratanze nimero zitari zo, kuko yaravuze ngo nimero ye ntabwo igicamo, kandi ubona yuko nimero nyine amuhamagarira igihe ashakiye, bavugana igihe washakiye. Undi aramubwira ati ariko humura, ntabwo ibintu byose nabivuga cyangwa ntabwo nakuvuze sinigeze ngutanga, kuko mbizi neza yuko ubuzima bwanjye n'ubw'umwana wanjye biri mu biganza byawe, rero ntabwo nshobora kukuvuga. Aho ngaho rero twavuye turangije twibonera uwitwa Papa Alice yicaje Alice, arangije amwakana telefone, aramubwira ati igihe turi kumwe ntukazajye uri muri telefone. Rero yashaka kumubaza amakuru, mwibuke yuko hari amakuru afite. Rero arimo gukomeza kuneka uwitwa Alice, asa nkaho ashaka kugira ngo amubwire umukunzi we, kandi mu by'ukuri n'ubundi ibintu byose arabizi. Ariko ni mukoresha nyine, ntabwo arimo gushaka kwerekana ko abizi, ntabwo arimo gushaka kwerekana ko abizi. Alice rero yamubwiye ati ko papa wikomeza kumbwira ngo mwereke umukunzi nonaha, kandi ibintu bikiri bibisi, ibintu biracyari bibisi. Rero nta mpamvu yo kumbwira ngo mwereke umukunzi wanjye kandi ibintu bikiri bibisi pe.
ibintu biracyari bibisi, ati rero iba wihanganye, amatsiko ufite humura nzayakumara. Ibyo bindi byose yamubwiraga arimo kumucirabiranya, kuko aka kanya Alice aramutse abwiye, ntabwo aramenya uburyo azabwira papa we ko Cedric ari we bakundana. Cedric wakoze mu rugo rwabo ko ari we bakundana, kandi papa wabo yaragiye kuza aje yumva yuko umukobwa we asigaye akundana n'umukozi wo mu rugo. Niyo mpamvu ubona Alice no kuba birimo nyine yabuze ahantu ahera, ariko njye sinzi impamvu arimo kubura ahantu ahera, kuko ni ibintu byoroshye. Ati umuhungu yaje hano yigira umuntu uciye bugufi, yigira umukozi wo mu rugo, kugira ngo nyine abashe kuba yanereta, kuko yari yivanye mu nzego zo hejuru kugira ngo abashe kuba yanereta. Nigeze ko nk'umubyeyi ukunda umwana we ashaka kuvuga ati uwo muhungu kabisa kuko niwe muntu ugukwiriye, kuko yabashije kuba yasiga ibyo byose. Kandi ikindi hano biroroshye no kuba yavuga ati Shalom si twabana, kuko yaranshimuse mu kunshimuta, atwara kampani y'abandi. Uwo muhungu aremera, aranabihara, anatanga ibyo bintu byose. Ibyo ni ibintu byose nyine byagakwiye kuba bikumvikana, ariko sinzi impamvu Alice arimo kugira ubwoba bw'uko ngo byo kubwira papa we. Sinzi impamvu kabisa, kuko ni ibintu byumvikana buri mubyeyi wese yakumva. Rero papa we aho ngaho twese tuhava turangije ibyo twizira kuri Tricia. Rero yari yicaje uwitwa Cedric, arimo kumubwira ati rero Cedric, ati aka kanya uwitwa Shalom avuye ahangaha. Cedric rero ubwoba bawe nyine avuye ahangaha, mwibuke ko uwitwa Shalom barimo kumushaka bamubuze. Ati umukuru ngomba guhita nyahereza Lucky. Ati rero Cedric arangije amutekerereza yuko ibintu by'ubwoba by'iterabwoba witwa Shalom yambwiye ati ngiye, ati kaminza ahantu yagiye, ati bisa nkaho bigaragaza ko nanjye nyine ashobora kunyica. Ati yambwiye yuko famiye yanjye nayo ayizi, kandi koko numvishe nyine bwose abizi. Ati rero muri aka kanya mfite ubwoba. Witwa Cedric arangije amuhumuriza amuga ati wowe wigira ubwoba pe, kanze aya makuru yose yita nyatanga nyahereze Lucky, noneho bakurikirane Shalom nyine mpaka bamufashe, kuko noneho arimo kwidegembya byakomeye. Kandi koko Shalom widegembya akagera no mu kazi k'abantu, abantu ntibamubone, nyine ni ibindi bagakwiye kuba ahantu hose barimo kubamucungira kugira ngo bamufate. Aho ngaho twavuye turangije tuza twiyizira kuri Dani. Witwa Gihozo yaje aramubwira ati Dani bimeze bite? Ati fresh. Ati uzi ko uyu munsi nabonye Shalom. Dani avuga ati ati wimbeshya, mwibuke ko aka kanya na Dani afite icyo bita beef ikomeye witwa Shalom, kuko arimo gutekereza nyine yuko nawe ashobora kuba ari we wishe umukunzi we Kami. Ati rero kandi yaripfumbisha avuga ati Kami nzaguhorera, yarabivuze ati ngiye nzahorera Kami. Rero bivuga yuko nawe ari mu bantu barimo guhiga Shalom. Rero hano Yesu avuga ati wabonye Shalom ni wambwira? Undi avuga ati ngiye nanze kubikubwira kugira ngo mutaba yaza mukarwana akaba yagukubita. Undi nyine ararakara cyane, ahita namwirukana avuga ati mva imbere. Ati nta kuntu wagakwiye kuba ubona Shalom uzi n'ibintu yankoreye, nurangiza ngo ureke kumamagara ngo nze ngewe mwirebere. Ati kuko Shalom ndamukeneye. Aho ngaho twavuye duhita tuza. Witwa Cedric rero yahise ahamagara uwitwa Lucky. Yahise amuhamagara amuga ati rero ubu aka kanya Cedric yavuye hano. Ati kandi yaje gutera ubwoba uriya manager wanjye Tricia yamutera ubwoba. Ati rero sinzi ukuntu rero turi bubigenze pe. Ati sinzi ukuntu turi bubigenze, nyeneye yuko ibi bintu mubikurikirana bikava mu nzira. Ati nyeneye yuko ibintu mubikurikirana bikava mu nzira. Igihe bari barimo kuvugana rero hahise hinjira uwitwa Alice, aza arimo kurira cyane pe. Aza arimo kurira, arimo kuvuga ngo ese ni kubera iki gutya na gutya, kubera iki mutarimo gufata Shalom? Nyine ubona ko ateye agahinda, nawe ahangayikishijwe na Shalom, cyane kuwe ahangayitse yuko Shalom nagaruka papa wari buze guhinda bagakongera bakaba basubirana, akaba yakongera kubura umukunzi we
akaba yakongera kubura umukunzi we Cedric, cyangwa akaba nyine ibintu bye byatangira kuzamo nanone rwaserera. Ukabona niyo mpamvu witwa Alice kwa kudashaka Sharon, noneho yumvisha ko yatangiye no kwica abantu, avuga ati sheri wanjye noneho nitwege dutahiwe, ejo nawe wabona akwishe, nanjye ushobora gusanga nanze kubana nawe akanyica. Ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo nikiza ko Alice nyine biba bimumuri mu mutwe, avuga ati noneho Sharon yageze aho atangira kwica abantu, nyine yahangayitse nyine of course. Kandi of course ntabwo wabona mushiki w'umukunzi wawe bamwishe n'umukunzi wawe wavuga ati nawe kiraza kimwica, cyane cyane ko Alice we anabizi yuko banamushimuza, Alice ko bigeze kumushimuta. Niyo mpamvu ubona nyine yari yahangayitse cyane mu kurira, adashaka nyine kumva arimo kubwira Lucky ati mukore akazi kanyu, na rwose mwagakwiye kuba murimo kumufata, mwagakwiye kuba murimo gute, ntabwo umuntu agakwiye kuba arimo kwidegembya. Kandi kuko nibyo, umuntu iyo atangiye kuza mu kazi ubona nyine ko kapfuye. Witwa Noza Cedric arangije aramuhoza, asezeranaho na Lucky. Lucky arababwira ati ngiye kubikurikirana byanga byakunda ndebe ibyo ari byo. Witwa Alice rero agumana n'uwitwa Noza n'uwitwa Cedric, bagasigara noneho amuhoza amubwira ati humura sheri wanjye nta kintu tuzaba, amubwira ati ngiye mba nanakumbuye, ati none iyo mbonye urimo kurira rwose mba numva ibintu byose nabihagarika nkabanza nkakwitaho umukunzi wanjye. Ati rero hari ibintu nkeneye yuko nshaka kubanza gushyira ku murongo rwose, tukibanira tukamerana neza. Amagambo meza yuje urukundo, ubona nyine ko hagati y'uwitwa Cedric na Alice harimo urukundo rukomeye cyane, urukundo rwose rwahawe umugisha n'Imana, ahubwo kari uko hazamo kidobya. Ubundi akenshi urukundo rwahawe umugisha n'Imana ruzamo kidobya, ariko umuntu aba agomba gusenga agatokesha mu izina rya Yesu kugira ngo urukundo rugende neza. Urukundo rugende neza. Aho ngaho rero twavuye twaje dusanga uwitwa Denise afata umwanzuro wo guhita aza ku kazi. Arangije abwira Trisha amubwira ati ngo wabonye Sharon? Ndamubwira ati yego Sharon yaje hano. Arangije nyine aramubwira ati kuki utambwiye nuko muzi ibintu Sharon nyine byinshi yadukoreye, kwica Kami, gukora ibiki byose, kuki utambwiye kandi ubizi ko nanjye ndi mu bantu bamushaka. Ndamubwira ati rero sinkubeshye, ubwoba yaneye ukuntu yari arimo kuvuga, nta mbaraga nayo kubona zo guhamagara pe. Nk'uko yabibwiye na Cedric, nawe yabibwiye na Dani, ati yaneye ubwoba agera gute, ati rero nta mbaraga nayo kubona pe, sinari no kubona n'ukuntu wahamagara, wasanga niba yari kujya guhamagara cyari guhita kinamwica nyine kigahita cyangwa kikamukubita. Ati rero ntabwo nari kubona uburyo ndi bubavugishe, ntabwo byari kunkundira Dani, kuko nawe arimo guhiga witwa Sharon byanga byakunda hasi hejuru. Ese Dani namara gukubitana na Sharon cyangwa bose nibamara kubona Sharon bizagenda bite? Mwitegure hano intambara imwe ya danje, kuko nanjye ntabwo wanyicira umukunzi cyangwa ngiye unyicira mushiki wanjye ngo bigende ngo bikunde, kuko byanga byakunda urupfu rwa Kami witwa Sharon abirimo. Ashobora kuba atari we nk'uko yabivuze, ariko akaba yaratumye yenda nk'abantu bari bumwice. Aho ngaho rero twavuye turangije twizira kuri papa Alice. Yahise afata telefone ye, yabonye ko Alice nyine akomeza kumuvanamo amakuru, bikanga ahita ahamagara mama Alice aramubwira ati rero ati ndimo kubona yuko ibyo Sharon yambwiye ari byo 70%. Muri make arimo gusa nkaho abyizera, ati kuko nyine ndimo kubaza amakuru nyine bakancisha hirya no hino ibintu nk'ibyo ngibyo, ati ko byanga byakunda bitewe n'iperereza amaze gukora. Ati ndimo kubona yuko ibyo Sharon yambwiye ari byo. Mwibuke ko Sharon yitwaje ukuri kuko Cedric yakoze muri runo rugo, yitwaza yuko Cedric yakundanye na Alice, arangije ahita abihimbiramo ikinyoma cy'uko ngo Alice na Cedric bamugambaniye kugira ngo bakundane, kandi n'ubundi barakundanaga, ahubwo ari we bivangiye mu rukundo, ari nawe mugome ubarimo. Rero yitwaje ukuri gukeya, arangije kugira ngo asigasire ikinyoma gikomeye cyo kuvuga ngo kampani ni iye, cyo kuvuga ngo
ngo bamugeretseho ibintu byinshi byo kuvuga ngo bamutwaye kampani, ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo baramwanze, kandi oya, nyine niyo mpamvu ubona umusaza ibyo arimo gukora byose arimo gusa nkaho abona ibyo ko Shalom kuko ibyo yamubwiye ari ukuri, kuko arimo kubaza amakuru ya Cedric bikagenda gutya, agasanga kuko ni nawe ushobora kuba akundana na Alice, nyine nk'uko Shalom nyine yabyitwaje yangiza akamubeshya. Rero umukecuru cyangwa mama Alice yamubwiye ati wowe muze kubavangira ubareke turindire turebe ukuri uko ariko kwa nyako. Ndamubwira ati nanjye ntabwo nkeneye yuko, nanjye ntabwo nababwira, ndakomeza mbereke yuko nta kintu na kimwe nzi. Aho ngaho rero twavuye twese twibonera uwitwa Shalom yahise aza kureba uwitwa papa Alice, yarangije amubwira ati rero igihe kirageze cy'uko ngomba gushyira uriya muhungu hanze, tugiye gushyira uriya muhungu hanze abe yafungwa. Mwibuke ko ibi byose ari ibinyoma, kuko ntabwo yashyira hanze Cedric, kuko Cedric niwe wagize ute, niwe wamujyanye muri gereza, niwe wagiye gutanga ikirego, kandi birazwi yuko uwitwa Shalom noneho arimo guhiga kuri kesi nyinshi. Ariko hano impamvu arimo kuza kubwira ngo nkeneye kujya kubwira ko nkeneye ko Shalom nkeneye kujya gutanga uriya muhungu, ni ukugira ngo akomeze yereke uno musaza ko arimo kurengana ari ukuri, kuko arimo kurengana. Rero ako kanya uwitwa papa Alice yamubwiye ati rero ibyo ukora byose umvaniremo umukobwa, muri make nimba hari abantu bakugambaniye uvanemo umukobwa wanjye kugira ngo nawe batamufunga. Nyine bisa nkaho arimo kumubwira ati ufungishe uwo muhungu gusa, ariko umukobwa wanjye umureke. Undi aramubwira ati oya humura, ahubwo umukobwa wawe ugomba kumubwira akaba arekanye na Cedric, kugira ngo Cedric niba amufunga bigende gutya na gutya. Ariko nyine bisa nkaho nyine ni ukubeshya nyine, kuko urabizi ko uwitwa Shalom ntabwo yatinyuka kujya imbere ya polisi cyangwa imbere ya hehe, kuko aka kanya ari wanted, arahigwa, ntabwo byashoboka. Ako kanya rero bakiri muri ibyo ngibyo, witwa Gihozo radiyo yacu yahise aza, arangije ahita abona Shalom, ahita yikanga amena ibintu. Yabonye Shalom ari kumwe na papa we mu rugo, arangije arikanga amena ibintu. Ese aya makuru Gihozo yo aribuze kuyagira, aribuze kuyasigarana, ntabwo aribuze kubivuga? Ese Gihozo hano none hagiye kuvuga iki? Ko Gihozo ibintu byinshi nawe arabizi, arabizi. Ese Gihozo biraza kugenda bite akibona Shalom hano mu rugo? Reka dukomeze turindire, ariko noneho ibintu byashyushye. Komeza ukande subscribe, kode share, kandi like, shyiraho comment, ubundi ntiwibagirwe kureba muri comment ngo urebe filime yapininzwemo, ubundi uyikande ujye kuyireba. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe